Muraho neza bavandimwe inshuti bakunzi bahanditswe ngo TV official n'inkoramutima zayo, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka nabaho umugisha. Uyu munsi muri iki gitondo ngaruwe no kugira ngo mbagezeho amakuru adasanzwe, amakuru amenywa n'abagenzi bazerera kure y'iwabo. Reka mbere ya byose tubanze dusenge. Data mwiza ukiranuka, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kuko tugihumeka ku bwawe, urakoze kuko watwimenyesheje, kandi urakoze kuko uturindishije umwuka wawe wera, kugira ngo muri ino minsi tukugaragaze muri iyi si tutarabisi, tube umucyo w'isi, tubitabaza, maze mwami nugaruka uzasange hari benshi bihannye ku bwawe no ku bwacu, twemere kugukorera. Ndorera umwami Imana, iki kiganiro gitoya tugiye kugirana na bene data turakwingiza kugira ngo kituyoboremo, maze mwami Imana twe kugira icyo tuvuga ku bwacu, ubwo byose bivugwe ku bwayo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ikiganiro cy'uyu munsi kiravuga ngo Uganda yategetse ABADIVENTISTI gukora ku isabato. Ntabwo wumvise nabi, ndavuze ngo Uganda yategetse ABADIVENTISTI gukora ku isabato. Ni inkuru igira iti Uganda forces people to work on Sabbath, time to fast and pray. Uganda forces people to work on Sabbath, time to fast and pray. Kini gitangazamakuru kimwe cyanditse iyi nkuru, ndetse hari n'ibindi twifashishije, ariko kimwe cyo kiratangira kigira kiti Government officials clarified that Adventists may worship without hindrance, and President Yoweri Museveni pledged to address Saturday school exams. Ahangaha rero ni nyuma y'itegeko rishyiraho umuganda ryasohotse muri Nyakanga 2026, ariko kwezi turimo ritegeka abaturage ba Uganda bose kujya bakora umuganda buri sabato isoza ukwezi uhereye kuri uyu wa 25 ukwezi kwa karindwi 2026. Inkuru iragira iti Uganda ntabwo ihatira abantu gukora ku isabato, ariko umunsi w'isuku rusange uherutse gushyirwaho ku rwego rw'igihugu, ndetse n'ibizamini by'amashuri biteganywa ku isabato byateye impungenge Abadiventisi umunsi wa karindwi. Mu gusesengura rero iki kibazo, abayobozi ba leta basobanuye ko Abadiventisi bafite uburenganzira bwo gusenga nta nkomyi, kandi Perezida Yoweri Museveni yasezeranije gukemura ikibazo cy'ibizamini by'ishuri bikorwa ku isabato. Ibikorwa bya leta rero n'ibisobanuro byatanzwe n'ibi: iminsi y'isuku ku rwego rw'igihugu. Itangazo rya guverinoma ryerekeye igikorwa cy'isuku cyo mu kwezi ryahuriranye n'isabato bitera impungenge mu itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi. Abahagarariye leta bavuze ko Abadiventiste bafite uburenganzira bwo gukomeza gahunda zabo z'amateraniro y'isabato ku isabato, batanyazwe cyangwa se ngo bahatire abo Badiventiste kwitabira isuku. Ariko hano twakwitonda, hano ni ukwitonda, birasaba kwitonda no gushishoza. Imvugo ya politiki izana guhumuriza kwinshi, wabyumva ukagira ngo ni amahoro, nyamara haracyari ikibazo nanone kijyanye n'itotezwa mu banyeshuri b'Abadiventiste. Mu by'ukuri biravugwa gutya ngo ntawe bahatiye, ariko ubwaryo itegeko ntabwo ryavuyeho. None ni gute uhumuriza abantu utakuyeho icyabahungabanyaga? Reka tubanze turebe ibi bizamini by'amashuri. Nyuma y'umubonano n'abayobozi b'Abadiventisi b'umunsi wa karindwi muri iki gihugu cy'Ubugande, Perezida Museveni yavuze ko azatanga amabwiriza
ahagarika amashuri gutegura ibizamini ku isabato. Azatanga, ariko ntabwo arayatanga kandi ntiyayatanze. Azayatanga ryari? Reka twikomereze. Ariko rero reka tubanze turebe mu itegeko nshinga rya Uganda icyo riteganya ku myemerere ndetse n'ubwisanzure bwo gusenga. Itegeko nshinga rya Uganda ryo mu mwaka wa 1995 ntirivuga abadivantisiti mu buryo bw'izina, ariko ribarinda binyuze mu ngingo rusange zirengera ubwisanzure bw'imyemerere cyangwa se imyizerere n'uburenganzira bwo gusenga. Ubwo bwisanzure buha abadivantisiti b'umunsi wa karindwi uburenganzira bw'amategeko bwo kuruhuka no gusenga ku isabato, Saturday cyangwa Sunday. Itegeko nshinga rya Uganda ribiteganya mu buryo bukurikira. Ingingo z'itegeko nshinga zirengera isabato harimo ingingo ya 29 igika cya mbere C. Iyi ngingo iteganya ko umuntu wese afite ubwisanzure bwo kugaragaza no gukurikiza imyizerere y'idini rye, birimo uburenganzira bwo kuba mu muryango w'idini n'ubwo kwitabira imigenzo n'imihango yaryo. Ku badivantiste ibi bikubiyemo ikiruhuko cy'isabato y'umunsi wa karindwi. Ingingo ya karindwi y'itegeko yo itegeka ko ivuga ko Uganda itagira idini rya leta. Ibi birinda abaturage gutambamirwa n'imyanzuro ya politiki ishingiye ku idini rimwe gusa, nkaho usanga hari leta zishingiye ku idini gatolika, hari zishingiye ku idini protestani, hari zishingiye ku Isilamu n'izindi. Ingingo ya 21 rero ikumira kandi ikabuzanya ivangura iryo ari ryo ryose rishingiye ku idini. Ibi bivuze ko nta mukozi cyangwa umunyeshuri uhabwa ibihano kubera gukurikiza imyizerere ye cyangwa se kwanga gukora cyangwa gukora ibizamini ku isabato. Imyanzuro yaherutse gufatwa hashingiwe ku itegeko nshinga umunsi w'isuku rusange mu gushyira mu bikorwa Cabinet Circular nimero 1 y'umwaka wa 2026 yagengaga umunsi w'isuku rusange wari uteganyijwe ku isabato ya nyuma y'ukwezi. Guverinoma yatekereje ku mpungenge yagejejweho n'abahagarariye itorero ry'abadivantiste maze ivuga ku burenganzira bwabo itya. Yaravuze iti abayobozi bamenyesheje ku mugaragaro ko abadivantiste bafite uburenganzira bwo gusenga batabujijwe cyangwa ngo bahatirwe kwitabira isuku rusange ibizamini aho bita kuwa gatandatu, ariko ni ku isabato. Perezida Yoweri Museveni nawe asezeranya abayobozi b'abadivantiste ko agiye guhagarika ibizamini by'amashuri bitegurwa ku isabato mu rwego rwo kubahiriza ubwo bwisanzure bw'imyizerere. Nta nduru nyamara ivugira ubusa ku musozi. Reka twibaze ibi bibazo ndetse nawe wakwibaza ibirenzeho, kuko n'akanya gato dukoresheje kugira ngo tubageze iki kiganiro ntabwo kiri burambirane. Rero birasaba ko tukora gitoya, bisigaye namwe mu birambure. Ikibazo wakwibaza ni iki? Kuki bije ubu? Cyangwa se byapfuye kujyaho gutyo gusa? Ese ntabwo leta ya Uganda yari izi ko ifite abaturage bayo bafite iyo myizerere? None kuki yatoye iryo tegeko? Kuki bemeye gushyiraho itegeko rivuguruza itegeko nshinga? Ese byarangiye nta mpungenge itorero rikwiriye kugira? Ni ibibazo nawe wakwibaza. Nyamara mu byahishuwe hariho icyo havuga, turaza kukireba. Tugeze umuzinga kuwa Bugegera rero, reka twigarukire hano mu Rwanda. Natwe mu Rwanda itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015 ntirivuga ijambo abadivantiste cyangwa isabato mu mazina yabyo, ariko naryo
ribarinda binyuze mu ngingo rusange zirengera ubwisanzure bw'imyizerere, umutimanama n'idini ku muntu wese. Ingingo z'itegeko nshinga ry'u Rwanda zibarengera nuko zishyirwa mu bikorwa ziteye zitya. Ingingo z'itegeko nshinga zirengera ubwisanzure bw'imyizerere, ingingo ya 37 ivuga ubwisanzure bw'imyemerere. Iyi ngingo kandi ivuga ko ubwisanzure mu myizerere cyangwa se mu mitekerereze, mu mutimanama, mu idini, mu gusenga n'ubwo kubigaragaza mu ruhame bwemewe kandi bwahamijwe na leta mu buryo buteganywa n'amategeko. Ku badivantisi umunsi wa karindwi, ibi birimo uburenganzira bwo kuruhuka no gusenga ku isabato, Saturday cyangwa Samedi. Ingingo ya 56 y'iri tegeko ivuga ko ni ingingo nyine yo mu itegeko nshinga ya 56 yo mu itegeko nshinga ry'u Rwanda rikumira ivangura iryo ari ryo ryose rishingiye ku idini cyangwa imyizerere. Nta muturage ugomba guhatirwa gukora ibinyuranye n'imyizerere ye y'idini, nko guhatirwa gukora imirimo yo gukora cyangwa kudakora ibizamini ku munsi w'ikiruhuko cye cy'idini. Leta itagira idini cyangwa secular state, itegeko nshinga rigena ko u Rwanda ari leta igendera ku buyobozi butabogamiye ku idini iryo ari ryo ryose. Ibi bivuze ko amategeko y'igihugu agomba kubaha amadini yose akorera mu gihugu mu buryo mboneragihugu. Umuganda rusange nawo ukorwa mu Rwanda, kandi mu Rwanda uyu muganda rusange uba ku isabato ya nyuma y'ukwezi. Leta y'u Rwanda yagiye yorohereza abadivantiste aho bemererwaga cyangwa se n'ubu bakemererwa gukora umuganda mu minsi yindi, cyangwa bakawukora nyuma y'amasaha y'isabato ku mugoroba cyangwa hagati mu cyumweru, binyuze mu bikorwa by'amatsinda yabo kugira ngo batabangamirwa mu masaha y'amateraniro yabo. Ibizamini rero byo bikorwa gute mu Rwanda, cyangwa se amasomo? Ibizamini by'amashuri n'amatora. Ubuyobozi bw'itorero ry'abadivantisi umunsi wa karindwi mu Rwanda, Rwanda Union Mission, bwagize imikoranire myiza na leta. Ibi bituma iyo amatora cyangwa ibizamini bya leta bihuye n'isabato, abanyeshuri n'abaturage b'abadivantisi boroherezwa, hagashakwa uburyo bakora ibizamini cyangwa amatora mu yindi minsi cyangwa mu masaha adahungabanya isabato. Ariko rero ntabwo twakwirengagiza ko hari abantu ku giti cyabo bashyiraho amabwiriza abangamira iyo myizerere, nk'aho bategeka abanyeshuri gusubira mu masomo ku isabato, kwiga cyangwa gukora ibizami ku munsi w'isabato. Kandi biba henshi rwose, ndetse ababyeyi babyanze bagiye bahatirwa kuza gusinyira ibyemezo bafashe, kandi bakirengera ingaruka zabyo zitatangajwe, ariko bakabisinyira. Ese icyo gihe iyo bigenze gutyo bibazwa nde? Uwashyizeho amategeko yemera uburenganzira mu by'idini, noneho abashyira mu bikorwa amategeko bo bakabivuguruza, bagashyiraho ayabo, bakabangamira uburenganzira cyangwa se umudendezo mu by'idini. Icyo gihe bibazwa nde? Bibazwa nde? Ni ikibazo, kandi ntekereza ko ibimenyetso birahari. Ari amashuri tutavuze hano, ariko bagiye babikora gutyo, kandi biramenyerewe rwose, babihawemo amabwiriza nandi. Niba leta ubwayo itarigeze ibitangaho umucyo, ibitangaho amabwiriza ngo bikorwe, ntivugurize itegeko yashyizeho,
ninde wo kuvuguriza iryo tegeko? Reka twisubirire i Bugande. Nubwo umukuru w'igihugu yasezeraniye ko azakemura icyo kibazo, ariko kimaze igihe kinini abana b'Abadiventiste batotezwa muri ubwo buryo. Bibiliya rero hari uko ivuga, ariko sindi bubere kubabwira ngo korari Ndi Hano Umwami Ntuma niyo yaririmbye ngo warabibonye ubigira imikino maze urigendera. None natwe reka dusoreze hano kuri aya magambo aboneka mu Kuva 20:8. Wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, aba ari ukoreramo imirimo yawe yose, ariko wa karindwi ni wo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe. Kandi Yesaya 58 guhera ku murongo waho wa 13 haravuga ngo, Yesaya 58 umurongo waho guhera ku murongo waho wa 13 haravuga ngo, nuhindukira ntukandagire isabato, nuhindukira ntukandagire isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunezero, umunsi wera w'Uwiteka ukawita uw'icyubahiro, ukawubaha, ntubikigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe. Nuko umurongo wa 14, uzishimira Uwiteka, nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo, akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Hano abantu bamwe bajya bibeshya yuko isabato ari yabo, ariko isabato si y'umuntu. Isabato ni iy'Uwiteka, yahawe abantu ngo bayiruhuke, ariko ni iy'Uwiteka. None ni kuki ushaka gukora ibyo wishakiye ku munsi w'Uwiteka wera? Ibyo rero bizatuma umuntu ashyirwa mu rubanza. Hari amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Itorero ry'Imana ryasigaye, kuri paje yaho ya 27, titire avuga ngo isi ihamagarirwa kwisobanura, cyangwa se isi ihamagarirwa kwisobanura. Imana ifitanye n'isi urubanza rukomeye. Igihe urubanza ruzashingwa, ibitabo bikabumburwa, izagaragaza amateka mabi cyane yaranze abatuye isi, amateka akwiriye gutuma isi ya none ihatwa n'ubwoba, cyangwa se itahwa n'ubwoba, kandi igahinda umushyitsi, yaba abantu batarahumishijwe kandi ngo bashukwe n'ibinyoma n'ibishuko bya Satani. Imana izahamagarira isi kwisobanura ku bw'urupfu rw'umwana wayo w'ikinege, uwo isi yagambiriye ikamukoza isoni, uw'isi yagambiriye mu buryo bwose bushoboka kumubamba, kandi nanone ikamukoza isoni binyuze mu kurenganya abantu be. Ndasubiramo ngo Imana izahamagarira isi kwisobanura ku bw'urupfu rw'umwana wayo w'ikinege, uw'isi yagambiriye mu buryo bwose bushoboka kumubamba, kandi nanone ikamukoza isoni binyuze mu kurenganya abantu be. Reka bavandimwe ngarukirize hano, ariko ntabwo nabura kubibutsa yuko mu Byahishuwe igice cya 11 umurongo wa 15 havuga iby'impanda ya karindwi, aho havuga hati, marayika wa karindwi avuza impanda mu ijuru, havuga amajwi arenga ngo ubwami bw'isi bubaye ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo we,
kandi azahora ku ngoma iteka ryose. Haleluya. Nanone igice cya 3 umurongo wa 5 aravuga ngo unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Unesha rero, hagarara kigabo uneshe, we kumvira abantu kuruta kumvira Imana, kandi ngo hahirwa uwihangana akageza ku gupfa, kandi uwo nguwo rero niwe uzambikwa iyi myenda yera. Niba ushaka kuzimana na Kristo, hagarara kigabo mu mwanya wawe, ntugamburure mu makuba, kandi witegure n'ibiri imbere. Ibi ni intangiriro zo kuramukwa. Yesu yarabivuze muri Matayo 24. Rero bavandimwe, Uwiteka bagiriye neza. Shalom, shalom.